Beni episode ya 3. Dirukana Beni yaragiye mu ishuri ndetse ari umuhanga, ariko yatubwiye ko yaje guhindurirwa amazina ndetse akagaruka mu Rwanda. Usabayeho ati nibyo tugiye kumva muri iki gice. Uko iminsi yashiraga niko Beni yarushagaho kubona amahirwe yo kuvurwa ku rwego rwisumbuye, yewe yaje no kujyanwa mu kindi gihugu cy'i Burayi bamuvura neza intoki no kugobwa ururimi, nabyo biravurwa aba muzima kuri ibyo bice byombi. Ikibazo cyo guhaguruka nacyo nticyari kikimuhangayikishije kuko yari yarahawe irindi gare ryiza kandi rimufasha gukora ikintu cyose umuntu uhagaze yakora kuko ryarongerwaga mu burebure. Ibi byamufashije kwitwara neza mu myigire ye, akomeza no kwesa uduhigo mu masomo arimo imibare, ubugenge ndetse no gushushanya. Nyuma yo guhirwa n'amasomo, Beni yabaye ikimenya bose aho hantu. Umunsi wo gusoza umwaka w'amashuri bateguraga ibirori, abanyeshuri bakarushanwa buri wese mu byazi maze bamurika impano zabo. Bose barigaragaje maze Beni ahiga abandi mu ishami ry'ubugenge. Yanatowe mu isomo ry'ubugenge rizwi nka fizike. Yanatowe nk'umwana witwaye neza. Ibyo byatumye urukundo abapadiri bamukundaga rwiyongera, akundwa na bose. Igihe cyaje kugera, leta y'icyo gihugu yemeza ko abantu bahaje ari impunzi bose bataha mu bihugu byabo. Mu Rwanda naho ibintu byari bimaze gusubira mu buryo, amahoro yagarutse ndetse bimaze kumenyekana ko igihugu cyabaye cyiza. Beni na wa mubikira nabo bakorewe ibisabwa byose nk'uko babikorera abandi. Ubwo ariko Beni n'ubundi bye byabaga ari by'umwihariko kuko babanje kumushakira uburyo bwihariye azakirwamo ndetse n'umuryango w'abihaye Imana uzamwakira. Ibyo byaranagejwe barataha maze yisanga yagiye kuba i Kigali aho kuba i Gitarama. Yabaye mu bihaye Imana ari nako bakomeza kumushakira umuryango. Amatangazo muri za kiliziya n'ahandi hatandukanye yabaga arangisha umwana w'umuhungu w'umugabo witwa Kubwimana Beni. Nawe agahora ategereje ko ari uwaboneka bafitanye isano, aguma kwiberaho akomeza amashuri. Ariko ageze muri segonderi yahuriye n'ibitangaza. Ikigo yagiye kwigaho cyigishagaho umubyeyi we ari we nyina umubyara. Birumvikana ko Beni ntiyari kumumenya, ariko nyina we yaramumenye. Ikindi kandi mu masomo yatangaga kuri iryo shuri ariyo shimi cyangwa se ubutabire n'igifaransa n'ayandi, nta na rimwe yigishaga umuhungu we. Nubwo atamwigishaga ariko ntiyatinze kumenya ko yaje kuri iryo shuri kuko akihagera inkuru yahise bakimomo ko haje umwana udasanzwe uvuye i Burayi uvuga ikinyarwanda gike, icyesipanyoro n'igifaransa. Byakubitiraho n'akagare yagenderagamo kadasanzwe, bigatuma buri wese yifuza kumwegera. Gusa nubwo byari bimeze bityo, Beni yari umwana uteye urujijo ku muntu wigeze kumumenya kuko mu mazina ye hari hariyongereyemo irindi ryo mu rurimi rw'icyesipanyoro. Nuko abana na nyina mu kigo kimwe, ari umwarimu undi ari umunyeshuri. Beni ntacyo yari abiziho, ariko nyina agahora ashengurwa n'ikimwaro, yewe rimwe akumva yanareka kuvuga ko ari umwana we, akumva yanabyikuramo. Ariko ibya kibyeyi nyine bikanga. Mbega ubuzima! Uyu mubyeyi se aratobora avuge? Nyina wa Beni yabanye nabyo bimutera ihungabana, ntabe yakwifuza kugira aho ahurira n'uwo muhungu we, ahubwo akumva yajya abona umubwira amakuru ye ya buri munsi, ariko we ntibahure. Abanyeshuri bigishwaga n'uwo mubyeyi isomo rya shimi n'irya biyoloji bakundaga gusanga Beni ngo abashushanyirize ibishushanyo bigoye byo muri ayo masomo. Beni nawe akabibakorera neza cyane, ariko atazi ko umwigisha w'ayo masomo ari we nyina wamubyaye. Nyumva akadomorwa. Gusa mwarimu nawe yabibona akabitangarira, bakamubwira ko ari wa mwana wo mu kagare ubishushanya, akumirwa. Igihe kimwe ubwo kuri iryo shuri biteguraga kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida, abanyeshuri benshi basabye ko Beni aribo bahabwa inshingano zo gushushanya inkuru zijyanye nabyo, maze ubuyobozi nabwo burabyemeza, ariko kuri nyina byongeraga ubwoba n'ikimwaro.
bikamwibutsa ukuntu yamutaye akanga kumurira, none akaba ari kumwunganira mu masomo yigisha. Nuko akibwira ati ese uriya mwana amenye ko ndi nyina ibi yabyongera. Umunsi umwe nyina wa Beni yagize ikibazo cyo guhungabana biturutse ku muhungu we ubwo yamubonaga imbere y'abanyeshuri n'abayobozi avuga imbwirwaruhame yateguranye ubuhanga, maze umubyeyi agwa igihumure ajyanwa kwa muganga. Aho agaruriye ubwenge, abaganga bakoze ibishoboka ngo ababwire ikibazo yaba afite muri iyo minsi, nuko abatekerereza byose ku buzima bwe n'umwana we. Mbega agahinda, amarira, nuko bamugira inama z'uko yabyitwaramo. Barangije baramusezerera arataha, ndetse bukeye yasubira ku kazi. Yageze ku ishuri abantu bose batangira kujya bamwishisha ngo wenda yaba afite uburwayi bwo mu mutwe, ariko azi gushira ubwoba babwira abapadiri bayobораga icyo kigo, maze nabo bamwemerera kuzamuhuza n'umwana we kandi bakamusabira imbabazi. Ubwo ariko tuvuye ku ihungabana ry'uwo mubyeyi, umuhungu nawe hari ibyo yari ari kurwana nabyo. Yakunzwe n'umukobwa biganaga. Ibi se birashoboka? Umuhungu udahaguruka se nawe arakundwa? Ariko ubutaha tuzabyumve abyivugira. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.